uwo ni wo muhamagaro. Twaje kurandura inyigisho z'ibinyoma, twaje kurandura inyigisho zidupyinagaza, inyigisho zitujyana kuba imbata, inyigisho dushyira munsi y'ububata. Dushaka Imana idutunze, ntabwo dushaka Imana dutunze. Turi abantu b'Imana, n'Imana ni iyacu. Imana iri muri twe, natwe turi muri yo. Nta handi tuzajya kuyishaka kuko Imana irahari, natwe turahari. Tuyobotse cyangwa tuyobotswe n'Imana nyinshi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubyange cyangwa ubyemere. Tabo by'iyobokamana bitubwira ko Imana dukurikiye ari imwe, ariko Imana ni nyinshi. Batubwira ko twabyaye n'Imana, bakanatubwira ko Imana yaturemye. Niba yaraturemye se, ubwo iyo Mana dufitanye irihe sano? Kandi twebwe Imana tubashishikariza ni Imana ibarimo, Imana murimo, Imana ibari, Imana muri. Izo zindi zo hanze nimuziyoboka mugomba kuzitunga, kandi mwari mukeneye Imana ibatunze. Byose rero mugombe musobanukirwe, mugombe mumenye, mugombe mumenyere. Murabikwiye, nabyo birabakwiye. Ikaze hano mu Rwigiro rwa Ndigibare, rwa Ndigibariro, rwa Ndigibaro, kwa Rwangambibi, kwa Rungundu, wa Rugaba rwagabiranye n'iyahanze isanzure, kwa Muhuza Nsibo. Ndishimye cyane ko tugiye kumenyana, tukamenyera ko turi abanyagasani, gasanisha twese na byose na bose. Na Nkuba twakubiwemo, na Shyerezo twarindiwemo. Turi bene Imana, turi bene irage, nta mipaka, nta rugabaniro, turahari, turiho. Imana ni iyacu, natwe turi ab'Imana. Ndakeka ibyo nta wabishidikanyaho. Abatubwira ko Imana iri hanze yacu, bakadushyiraho amategeko, bakatwereka ukuntu tugomba kwishakisha, ibyo bintu nibyo tugiye kuzajya tubona hano. Ivugabutumwa rizagira ku isonga mu gihe cy'isarura. Turi kubiba, turi kuba iki, twari iki, nibyo tuzabona hano kuri uyu muyoboro. Tugiye kubona ibintu byinshi cyane. Tugiye gusenya iyo imipaka yazanywe n'abantu basenga Imana baremye, Imana bitwa Demiurge. Iyo Mana ni Imana y'inda, abo bantu ni ab'inda. Iyo mipaka rero igomba kuva hano, ni kwa Rwangambibi. Ntago tuzigera tubwiriza umuntu n'umwe ni ku neza. Nta gahunda yo kumwemeza dufite, tuzamumenyesha gusa wazihitiramo aho agomba kujya, azahitamo umurongo agomba kugenderaho. Ibyo ni bimwe mu bintu tuzabona. Izo ngoyi zibaboshye, iyo minyururu ibaziritse, nibyo twe dushaka kuzitura. Zaboshywe n'abantu ni nyinshi cyane, gusa benshi baboshywe n'ubugoryi, abandi baboshywe no kwinangira, abandi baboshywe n'intekerezo z'abagome badashaka ko mumenya uko muri. Abo bambaye umwambaro w'ahatari hano, kandi baraha, bari ahari. Urugero, ugiye mu isanzure, ugiye mu kwezi, ugiye aho wajya hose hatari hano ku isi, wambara umwambaro ujyanye n'aho hantu. Ubwo rero ibyo ni ibintu mugomba kumenya. None mwe barabambika imyambaro yo mu ijuru, kandi muri hano. Ibyo nibyo abakongwe twita ubugoryi. Bigenda gute rero? Bipfira he? Bituruka bite? Bitangira bite? Tuzakunda gukoresha ijambo ryitwa matrice, bisobanuye urusobe rw'ingendo zitari izawe, aho twagenekereje mu magambo makeya. Tuzababwira ku Mana yitwa Demiurge. Nyuma ubwo muzasobanukirwa impamvu babasora muri mwe, mukajya gushaka agakiza hanze, kandi ubundi kari muri mwebwe. Iyo Mana yitwa Demiurge ni Imana y'ikinyoma, isengwa n'abagenga isi. Ubwo muzamenya ngo abo ni bande. Hari ibintu njya numva byitwa ngo Antikristo, babwira ko Antikristo azaza. Antikristo yaje kera, Antikristo ari kumwe na iyo ntago yambaye nkatwe.
nta mubiri, nta nyama, nta maraso, nta sano ifitanye natwe, ntiyabyaye, ntiyabyawe, nta mpuhwe yatugirira. Ni nayo mpamvu yicujije ko yaremye umuntu. Kandi batubwiye ko Imana nyine yacu iyo yo mu ijuru, kuko iyo dusomye bino bitabo nyine by'Iyobokamana ubonamo imana nyinshi, ariko batubwira ko iyo Mana itajya yibeshya, izitangiro, iziherezo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose biba ku mpamvu zayo, kuko imenyera ikintu mu itangiriro, irebera ikintu mu itangiriro ikabona isoza ryacyo. None iyo yavuze ko yaremye umuntu ite? Nimwumva bino muzahita mumenya impamvu babasohoye mu rusengero rw'Imana yanyu kamerano, bakabajyana mu madini, mu rusengero rwabo. Muzahita mumenya impamvu bishe Yesu, kuko yari yamaze kuturangira urusengero Imana ishima. Ikimenyimenyi, izo za demirije ntago yigeze azisengeramo, kandi bo ntago bigeze bashaka ko muhumuka ngo mujye ku Mana ibatunze, kuko bashaka iyo batunze kwihana, kubatizwa, kubarizwa mu idini. Bimaze iki? Bihuriye he no kuba umuntu w'Imana? Ibyo byose tuzabibona hano kuri uyu muyoboro, nibyo tuzasobanukirwa. Niyo mpamvu dusabwa iki? Kuba maso. Turasabwa kurekura iyo minyururu. Ese Imana kuba wajya mu mazi cyangwa bakagushyira mu gahanga, ibyo byayifasha iki? Ibyo bihuriye he no guhinduka ukaba uw'Imana ishaka? Kuki dukeneye tutari twe? Nta mwimerere kandi ariko turi. Iyo ni Imana yacu, iyo ni Imana yaturemye, ikeneye ko tubanza guhinduka. Ko na ririya juru bigaragara ko ntago ari iryacu. Bavuga ko ngo turi abanyamahanga, turingurukira. Ni hano muzamenya impamvu twifuza ko mwaba abakongwe. kandi mbibutse, ubukongwe ntago ari idini. Kwakibaza umukongwe ninde? Reka mufashe mu magambo make. Umukongwe ni umunyabwenge, umunyakuri, umunyarukundo. Kuko ubwenge burabohora, ukuri kurapfundura, urukundo ntirukabya. Ibi byose biragufasha gusobanuka muri matirise, gusohoka muri matirise. Ugasobanuka kugira ngo usohoke muri matirise y'ibyiyo. Ntuzongera gutinya urupfu, kuko uzaba wamaze gusobanukirwa isano iri hagati y'Imana na Satani, no hagati y'ijuru n'ikuzimu. Winjire mu bya hano. Biragufasha gusohoka mu nyigisho zitwa Lewi Beatitude, zitubwira ko tudashobora kuzagira ubuzima bwiza turi hano ku isi. Ubuzima bwiza tuzabona tugeze mu ijuru. Ngo naje gutanya umwana na se. Ese uwo ni Imana? Uwo ninde waje gutanya umwana na se? Iyo ni ya Mana yitwa demirije. Ngo wihangana ngo akageza ku munsi w'imperuka, ngo uwo niwe uzaraga ubugingo buhoraho. Ngo umwanzi wawe nagukubita urushyi rumwe mu gutwi, ngo uhindure ngo umuhe mu rukundi gutwi naho ngo ahondemo. Ngo mukunde abanzi banyu. Iyo ni ya Mana yitwa demirije. Izo ni za nyigisho zitwa Lewi Beatitude. Bariya bababwira ko ibyiza muzabibonera ahatari hano. Ahatari hano muri ni abagaragu b'idini y'ikinyoma. Murabisobanukiwe? Barababwira ko ibyiza muzabibonera ahatari aha muri ni abagaragu b'idini y'ikinyoma. Idini y'ukuri ni iyihe? Iyo byiswe idini biba byabaye ibibazo, ni ibyo gucamo abantu ibice. Abantu babarizwaga mu itorero ni nabo bakwiye kongera kubarizwa. Igihe kirageze, turi muri era bita nguki? Ababizi. Irangwa n'umugore ufite agacumu, ufite n'akanoga n'ibiki byose. Icyo bita Aquarius. Aquarius murayizi. Imana nyakuri ntiyateganyije ngo abantu bababare hano bazizihirwe ahandi. Oya, ntago ari iyo Mana, ntago ariyo yabiteganyije. Ibindi byo kwiga no kuzirikanwa rero, aka kantu kazajya gahora kazi. Ibindi byo kwiga no kuzirikanwa
cyangwa umwanzuro. Hano tubibutse turi ku ntangiriro y'ibyigisho y'ibintu tugiye kuzajya turebera hano, y'ibintu tuzabona, y'ibintu tuzasobanukirwa nidukomeza hano mu rwigiro. Rero beatitude ni matrice y'iyobyabwenge, igomba kwicwa ikarandurwa burundu muri twebwe. ngira ngo muri kubyumva, nditeguye gukora buri kimwe cyose, ariko tubeho tubohotse, Imana idushime natwe tuyishime, sibyo? Kubera ko turi abantu b'Imana n'Imana ni iyacu. Yego rero itahe ni ubusa, ritabaye ubusa mba mbatashyeho, ariko itahe ni ubusa. Turi kumwe, turahari, turahari, turi umwega, turi umwe.